hari abantu bajya bambaza ngo se Songera ngo watakaje ibiro gute ngo cyangwa ngo wakoze surgery. Birasa nkaho nyine nge nongeye nkavuka bwa kabiri gutakaza ibiro nkangana gute. Dore kiza cyo gutakaza ibiro rero ubuzima bwanjye bumeze neza, buragenda neza nta kibazo. Najyaga kwisobanura inshuro nyinshi cyane kugira ngo umuntu yemere ko ndi umukobwa. Nikundiraga iki cyo kubyo najyaga urusahani, ibiro byatumye nyine mba insecure, nyine nkireba nkumva sinikunza. Ntabwo ngiye natekerezaga ko watakaza ibiro 40. Urugendo rwo gutakaza ibiro hano byahereye nyine mu by'ukuri nagize akadepression. Hari abantu bakunda kuvuga ngo nagiye gutakaza ibiro ngo kubera umusore. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Songera. Nizere ko muri mwese mumeze neza n'abatameze neza. Turasenga Imana itume bamera neza. So video y'uyu munsi rero ngiye kubabwira ku rugendo rwanjye rwo gutakaza ibiro n'ibibazo nahuriyemo nabyo, nibyo nakifuje ko nakabashije kuba narabanje kumenya mbere yuko njya muri systeme yo gutakaza ibiro. So guys, ikintu cya mbere rero, hari abantu bakunda kuvuga ngo nagiye gutakaza ibiro ngo kubera umusore. Guys, icyo kintu ni ikinyoma pe. Ngiye ntabwo umuntu yatuma ntakaza ibiro, nta nubwo umuntu yatuma ngira ikintu mpindura ku mubiri wanjye. Niba ari umusore, uyu munsi turi kumwe, ejo tuzaba turi kumwe. Si umusore umwe twakundanye, nakundanye n'abasore benshi. So ndemeza 100% ko nta musore watuma njya muri systeme yo guhindura umubiri wanjye. Icyo cyo mbanze ngishyireho umucyo, abantu mukunda kugitekereza ntabwo ariko bimeze. So rero urugendo rwo gutakaza ibiro hano byahereye nyine mu by'ukuri nagize akadepression. Wenda ashobora kuba yaranyanza 1 2 3, ariko ntabwo nahise mvuga ngo kubera ko banyanze ngiye guhita nakaza ibiro. No, cyane ko ntabwo narenze ibi bintu bishoboka ko watakaza ibiro 40 cyangwa 50. Niyumvishaga ko ushaka kugenda ugatakaza ibiro 2 cyangwa 3, ariko ntabwo ngiye natekerezaga ko watakaza ibiro 40 guys. No. So rero ikintu cya mbere cyatumye ntakaza ibiro byari kubwa business yanjye. Nabonaga gukora kwanjye biri kugorana bite nuko mbyibushye, aho nakabaye ngenda iminota 10 ndi kwagenda iminota 30, kandi business yanjye kwari kwirukanka njya kuri banke ngaruka nkorera umukiriya. So mbona rero icyo kintu ntago kiri kuvamo. Ikindi kandi niburiye icyizere, nabaye insecure kubera weight gain. Ibiro byatumye nyine mba insecure, nyine nkireba nkumva sinikunza. Ariko guys, uziko utikunda ushobora no kwiyahura se. Tuvuge nk'urugero, nimba wenda mfite mu nda, wenda reka ngire mu nda hanini gutya. Tuvurabona ko mfite mu nda hanini, nimba meze gutya nkumva nshaka kumera gutya, ngiye birama insecure ku buryo wumva wanakwiyahura. Guys, uziko hari abantu bajya biyahura kubera kugira insecures, ukumva birakubabaje ukumva ushatse no kwiyahura. So rero insecure yanjye y'umubyibuho yatumye mfata umwanzuro, ndavuga ati ngiye numva ntifite icyizere iyo ndi mu bantu, numva nyine weight gain iri kungira ibibazo. Ikindi kare nangiye kujya mbura umwuka n'injuru ndyamye, naba nsinziriye nkabura umwuka. So ibyo rero nabyo mbibwiye muganga wanjye, arambwira ati ushobora kuzagira n'ikibazo. Ikindi kandi nangiye kujya bambwira gabanya amavuta, ibiki n'ibiki, umuvuduko wawe ntabwo usanzwe, ibiki n'ibiki. Ibyo ngibyo bigatuma nyine numva nyine muri njyewe ko nshobora kuba nagira n'ikibazo cyo kugaining weight, nkaba nazagira ikibazo gikomeye. So ibyo rero byatumye mfata umwanzuro wo gutakaza ibiro. So ibintu rero numva nshaka kubabwira nakifuje kuba naramenye, aribyo nawe ngira ngo umenye mbere yuko ufata umwanzuro wo gutakaza ibiro. Guys, mwino minsi mporana isereri nta kindi kiyitera, nyine nta mbaraga afite mu mubiri. Rero mbere yuko ntakaza ibiro nakifuje kuba narabanje kumenya yuko ninjya mu bintu byo gutakaza ibiro nyine nzabura imbaraga mu mubiri wanjye. Ubu ngubu mba mfite sereri, nkunda kugira isereri ya hato na hato, umubiri nta mbaraga. Ubu ntabwo nakikorera ibintu byose byo mu rugo. No, nyine nabuze imbaraga mu mubiri. Icyo nakifuje kuba narabanje kukimenya. Icya kabiri, nakifuje kuba narabanje kumenya ko nintakaza ibiro ntazagaruka ngo ngende ibiryo byanjye naryaga, ahubwo nzaguma kuri ya diet, wenda nkagira utwo mpinduraho dukeye. Ariko nari nzi ko nintakaza ibiro nzagaruka nkarya nk'uko yanjye yose nkayimara. Nari nikundiraga iki cyo kubyo najyaga urusahani nkabwira uko zitenkiraho n'ikindi gisahani,
naba nagusanga ati buryo hatetse biraryoshye rwose ihangana ume n'ibindi. So nakifuje ko wari naramenye ko nintakaza ibiro nzaguma kuri diet, nkamenya ko nindeka iyo diet n'undi nzongera nkabyibaho ngo nkarenga n'ahandi. So ubu rero nagumye kuri diet, hari ibintu ntarya icyo nacyo nakifuje ko narabanje kukimenya. Nakifuje ko naramenye ko hari ibiryo nzareka burundu, urugero alcohol n'undi ntago nayinywaga, ariko ntago nari nzi yuko n'ubundi nzayireka burundu. Ntago nari nzi ko nzava ku muceri. Guys, ibiryo byanjye ni umuceri, njye ndakundaga umuceri n'ibishyimbo ku buryo ibyo biryo nabirya ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, umwaka nkaba nta kibazo ngira. Sinari nzi ko rero umuceri bazambwira ngo mureke burundu. Ntabwo nari nzi ko amakaroni nzayavaho, sinari nzi ko ifiriti nzayireka, sinari nzi ko nzareka ibiryo byo mu nganda nkajya ndya ibiryo by'ikinyarwanda. So ibyo rero nakifuje kuba narabanje kubimenya. So ni ibintu byinshi nakifuje kuba narabanje kumenya rero, ariko ngiye kubabwira ntaho nari nzi ko ntakaza ibiro muzajya mumvuga mwebwe. Ntago mvuza abantu bose, ariko abantu bagenda bamvuga nyitangira gutakaza ibiro maze guta nk'ibiro nka 15 baramvuze ngo nakwema inda, ngo narwaye indwara. Umva baramvuga koko. Narifuje ko nakabaye naramenye ko muzanjajinga. Ubu nukwirirwa munjajinga, mbere nibwo wari mwiza, ubu ngubu nibwo uri mwiza. Izo judgment ntabwo nari nzi ko ariko bizagenda. Guys, ni ibintu byinshi cyane nakifuje ko narabanje kumenya mbere yuko njya muri system yo gutakaza ibiro. So dore kiza cyo gutakaza ibiro rero, ubuzima bwanjye bumeze neza, buragenda neza nta kibazo. Ikindi kiza cyo gutakaza ibiro nyine nta indwara, hari indwara bambwiraga ngo ninda kurwara ngo imivuduko ngo imitima. Ubu buzima bwanjye ngiye kwamwakora test mbona nta kibazo na kimwe mfite. So meze neza rero, nabaye secure. Ubu ngubu ndi umukobwa, nundeba wese yabona ko ndi umukobwa. Ariko mbere najyaga kwisobanura inshuro nyinshi cyane kugira ngo umuntu yemere ko ndi umukobwa. Imyaka yanjye najyaga gutanga ibisobanuro byinshi kugira ngo umuntu yemere ko iyo myaka ari yanjye koko. Nakubwira na mufite 23, umuntu ati reka tufite 45. Noneho ibaze nawe ko ufite 23, 24. Wabwira umuntu ati uri muri 45. Nabwira umuntu umukobwa ati reka warabyaye, ufite umwana wo gutari no mufite abana nka 3 bitewe nuko nari mfite inda nini. Amafoto mujya muyabona, ndashyira ifoto muze kuyireba. So rero icyo nicyo nishimiye ko nagarutse uko ngana. Ikindi kandi ndi secure nyine, mba numva nishimye, mba numva ndi self confidence mu bantu, mu kazi. Imyaka yanjye irangana nanjye ubwanjye, ibyo biba binshimishije. Ikindi nishimira nyine n'ubwo buzima bwiza, ubuzima bwanjye baba buri kugenda neza nta kibazo, nta ndwara ngo zenda kumfata, nta bintu bari kumbuza ngo byo kurya. Ibyo ngiye nabuzwa, narananutse. Yego hari ibyo ntagomba kurya bitewe nuko ngiye nkomeye nshaka ku maintaininga weight yanjye nyine nkaguma ku ibiro, ariko nta biryo muganga yambujije. Ariko mbere amasukari bari bayankuyeho, ibintu byinshi bari babinkuyeho. So rero ni ibintu byinshi nishimira kuba narananutse. Ikindi kandi mu bijyanye no gukundana guys, ibijyanye no gukundana uko byari bimeze mbere siko bubiri. Ubu ntago nyine nkinginga ngo umuntu ankunde, nkunda cyangwa undeke nkundane n'abandi. Ariko mbere wasangaga ndi kwinginga boyfriend wanjye kuko we yaba yaremeye kunkunda mbyibushye ngaragara ko muruta. Ariko ubu no, ubu byarahindutse. Rero ni ibintu byinshi. So guys, ibintu rero mugomba kumenya nuko gutakaza ibiro ni ikintu cyiza cyane mu buzima, ni ikintu gifasha, ni ikintu ngiye nishimiye. I'm like bimeze nkaho navukiye mu wundi muntu, kuko ibintu byanjye byose byarahindutse. Ibyari umva, ibintu byose byarahindutse. Birasa nkaho nyine ngiye nongeye nkavuka bwa kabiri. Gutakaza ibiro nkangana gutya bimeze nko kuvuka bwa kabiri. So rero nashishikariza abantu gutakaza ibiro. Hari abantu bajya bambaza ngo se Songera ngo watakaje ibiro gute, ngo cyangwa ngo wakoze surgery. No, ntabwo nakoze surgery. Natakaje ibiro ku giti cyanjye ku myaka yanjye mikeya nyisubiraho. So rero nabashishikariza gutakaza ibiro mukoresheje diet plan, mugakora sport, mukajya swimming pool,
mukimaintaining ukamenya ibyo urya n'ibyo utagomba kurya. Niba ibiryo byo mu nganda ukabireka, ayo mafiriti ukayareka, izo nzoga ibintu byo mu kabari ukabivama brushette, nawe watakaza. Ariko apana kujya kwibagisha nabyo bibaho. Narabisobanuye kuri YouTube channel yanjye, mujye murebe icyo kiganiro nagisizeho uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu ananuke bamubazi, nabyo biriho nabishyizeho. Ariko ntabwo ari byiza. Amenye ko ushaka kwibagisha ukanapfa, ushaka ko wajya kwibagisha ukanapfa. So rero ngiye nabashishikariza gutakaza ibiro mukoresheje uburyo nanyuzemo. Ni inzira igoye ariko irakora. So guys, rero ikiganiro cyanjye nakirangiriye. Mukande subscribe, mu following ahantu hose kuri TikTok nitwa Sonjera, no kuri Instagram, kuri Snapchat. Umva mu following, mu subscribing, tujye tujyana no mu biganiro byinshi bitandukanye. I love you guys.